nakubise umutwe nta nubwo nakubise cyane kuko iyo marira mu wayikura niba ntiyanavuga ngo najya kuki watinze gukingura yankubise umutwe se yankubise umutwe kuri bene kano kagufwa nari nteruye uruhinja umwana wanjye afite amezi nabi yari ataruzi kuko nari ntarakira barambazi nari ntarakira yankubise umutwe impita ntubwenge umwana sinzi ngo ngira ngo nabikumvishije umwana yikubise hasi nanjye sinzi ngo nahise n'ubwenge nongeye kugaruka mu gitondo nikubise hasi numva nari mfite umwana nambaye sharpe nari navuye muri douche ntaranisiga nikubita hasi maze kwikubita hasi atangira kunyara kuva mu mutwe kugera ku maguru kunyara yarafashe aranyarira kuko umukozi wanjye yarazi pini ya telefone yanjye nta mukozi natungaga udafite pini zanjye umukozi yarabibonye aragenda arakamera afata ka video kuko yaramfashe ibaze yamvanye mu cyumba nambaye ubusa arankurubana anjyana muri salo ukumva amaze kunjyana muri salo urumva nari ndyamye ahantu amaraso yuzuye urumva yankubise hano ese mbyimyuna anyara mu matwi ahantu hose nyine aranyara nambaye ubusa uri kumva noneho ntubwenge pe kuko sinibuka nisa kuko byari mu gicuku pe nongeye kugarura ubwenge mu gitondo cyangwa saa 9 gutyo sinzi muri amasaha mu gitondo uri kumva noneho amaze kunkorera ibyo bintu ntago nyine urumva yashakaga kunyica akica n'amarangamutima ya wa mwana umwe mukuru wanjye yaramfashe nyine nari nambaye ubusa buri aramfata arantanda afata njyewe mani bino bintu birababaje nimba umugore wakubyara iyo bamwabaga muzi ukuntu kubyara bibabaza byonyine umugore wajya umwubahira icyo kintu ukavuga uti yega abagore harimo abadashobotse ntabwo mbihakana hari abagore tunanirana pe umugore ugasanga yananiye umugabo ariko basi wamubishije yari yakinye muri polisi ni Songa Isaie wagiriwe inama nyinshi wanyuze mu bantu mu bagabo navuga abantu tubona ngo nabagore beza physically nyine tubona tukabona barasa neza ari bakenshi abagabo babo bahohotera cyangwa se ari nabakenshi usanga mu ngo zarabananiye biterwa n'iki njye ni nagakiya cyane ikintu gishobora kumbabaza gutya imbere akamera nkarira mbona bateye ikibazo wirira rega none se ko nawe uzashaka birababaza none se ugumukiri gise niya agukora gutyo mwarabyaranye n'ukuri kw'Imana yego Theo nawe urubyiruko nk'abandi bose ejo mu gitondo uzaba yego uri kurira se usira mu kazi ewana wemeye guturika araza aravuga ngo byangendekeye gutya kumugani ahubwo kubera iki ikibazo nashaka kubaza nka Mishu wenda ikibazo namubaza Mishu kubera iki akiza guti cyaba kiyaga niyo wabajya bamenyeho amavuta y'inka yanga yakundi yo yashatse nabararuha umukobwa ariko cyo koze basi Imana tubabare tujye dushaka neza kuko umugore naguze ukuntu umugore anezerwa afite urugo rwiza nongeye kubaha ikaze abakunzi ba DPTV Rwanda ndetse n'abakurikira ibiganiro byacu bya buri munsi nizere ko mumeze neza cyane agiye nitwa Shalome Mupagasi turabana kandi kenshi na keshi mu nkuru zitandukanye kandi inkuru zacu zose tubitwereka ko mudukunda kandi mudukurikira turabibashimiye cyane abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda ndetse mu bihugu bya kure mwese ubwo navuga abanyarwanda bari mu gihugu ndetse n'aba diaspora ubwo niyo mvuze aba diaspora n'abene gihugu bari hanze yacyo banahatuye kuko ntago baba bagiye kuhasura yenda bagiye nka numvise ngo bagiye Dubai nka umunyamakuru w'isango bagiye Dubai kureba sheri ngo mwite diaspora ubwo se bari bigoye ariko nawe ndamusuje cyane abakoze subscribe mwese ndabasuhuje namwe batarayikora ubwo igihe nikigera ndamazagira gutya muyikore nakiriye umusore wambaye amarinete n'ishati nziza ya karokaro mu byukuri arahenze cyane ameze neza cyane kabisa musore komera cyane niho umwanya urambuye yivuga utuje gake
yes shati ya karokaro mu mabara y'umukara ay'ikigina ndetse n'aya shokora. Yambaye akantu kameze nk'aho ari Visit Rwanda, agapira k'imbere k'Visit Rwanda karimo umugongo ndetse n'idarapo ry'igihugu. Marinette nayo amwe maji yavuze ko agura ngo 2. Ubwo ari kumwe na mabuja rwose. Mumeze mute? Murashima Imana. Ako nanjye bari gufata umwanya wo kumva. Umwanya wawe ndikubaza abayobozi na umwanya wanyu ndaho oya. Ndikubaza kuko njye urafata umwanya munini. Ndikubaza abayobozi hariya rwose. Kugira ngo abayobozi mumeze mute mu ishati yanyu karokaro? Nyobora ndi. Nyobora ndi. None se turakwakira gute kandi tuza tubakira abayobozi? Mutuze tubakira. Tubahaye ikaze. Uri ikintu cy'ibintu gupangira umuntu akazi adasanzwe afite. Ndi muyobozi ndayobora ndi. Muyobozi w'ikiganiro. Uriyobora. Duhe ikaze mu kiganiro. Nari mbubashye ngira ngo wenda birabanezeza ariko ubwo nta kundi. Urakoze cyane nitwa Tripoti ndi uri kumvugira. Yego witwa Tripoti? Yes, yego murakoze kunyakira kuri DPTV Rwanda. Chano nziza ni chano dukunda ni chano nifuje kuba nakora ikiganiro kubw'amahirwe birabaye. Ndi kumwe n'umukobwa Mishu Mishu official ni Mishu. Yes, Mishu reka nyakire Mishu nayo ku ruhande rwe abantu benshi baramuzi. Actually Mishu Keti baramuzi cyane mu biganiro bitandukanye cyangwa se no muri content zitandukanye, haba ndetse muri filime zitandukanye. Ku giti cyane nagiye mubona mu masinema atandukanye cyane cyane yahuragamo na Danizo. None nagiye mubona cyane mu biganiro binyuranye ibyo yabaga ari kuri Extrage. Nagiye mubona ndetse na hano kuri DPTV Rwanda nageze kuhakoraho ikiganiro kimwe. Twongera kubonana biratugora ariko kubw'amahirwe twongeye kubonana. Mishu Keti rero akaba afite na channel ye yitwa Mishu Official. Akunda gutambutsa ibiganiro birimo ndetse n'ibifite ahantu bihuriye n'urwenya cyane cyane nkunda kumukurikira. Tumiye ba Nyarudini na bande yande. Ubwo rero Mishu Keti nawe turakwakiriye kuri DPTV Rwanda. Abahariye. Yes, abantu b'ingeri zose. Uyumve mikaze ko mwishimye cyane se. Ariko ishyano ribaho no kwakira umuntu mu buryo bw'icyubahiro ukahita ubona cyubahiro ntacyo yarakwiriye. Ari muri ibi agiye barahanurira cyangwa ari barapepera abasazi. Kurumva mbakiriye nitonze bikarangira munyeretse ko ubwitondera akoresha na bupfuye ubusa biba bikaze. Wambwira ngo arebe nta bindi ari kukwereka dore n'ubu bushinzi n'uburaya. Reba do ngo ndikwereka nizara yanari. Oya ariko ntabwo nageze ku myambaro nari nyimuha ikaze ngo nangire mu describing kuko agaragara ariko ntabwo mwatumye mbikora. Urakoze kunyakira urebye yaba ari marigira gutya. Oya nago wirindu nago bigira kuri iki. Aba wigoye ugira gutya. Muri Afrika arashyuha. Kandi ari nahuba. Ariko n'abantu ngavuga no kumyambarira ariko rwose mujye munamba bari namwerekana cyangwa cy'umuntu biba byatugoye byaturuje ku gasandari keza wanure. Okay. Waguruka se berekana icyawe. Kadami rwose. Photographer rwose atwemerere bigaragare. Tuvugana ko mwerekana hasi. Umwe hose naherekanye. Kandi buriya abantu bafite ibinyabiziga hari nubwo bishyira mu dusandari bakavuga ati twigende muri weekend ntago bakomeza ibintu. Iyo bitangira nkuko kare. Yego. Nabijya kutagiye kunsebye wataka ibiziga kari hariya kuri relaxa ngashyira mu dusandari. Ese ko erega ntago mbeshya. Baranga kubeshya abantu. Kandi buriya kubeshya ntago ari byiza. Yes, tubaha ikaze rero twa twinjira twirekuye. It's about weekend. Keti Mishu rwose yafite ibisuko byiza cyane bigwa ku ruhande impande. Sinzi ngo bisukuzwa ngabyo nangahe. Ibi bisuko twirengagije urumva ko babiteranye hose upaguru nkaba ntari kubivanaho ariko byaramenze. Byaraguhenze. Uri amafaranga 25 abari menshi. Abari menshi cyane. Ikintu kiza ko abundi hari ibyabinga ariko ibya 25 bari byinshi. Ijoro rimwe 25 iri joro so wayagura. Kuya bandayeho bansuka nibyo navugaga. Ijoro rimwe bansuka. Yego. Ijoro rimwe bamurayeho. Ako ubundi aho bishira. Bandayeho bansuka. Ngo ni ijoro rimwe ngo bamurayeho. Basika mubaza. Ko numva ikiganiro wagira ngo mugiye kukiyobora kandi babwira ingingo turi buvugeho. Mukaba numva byakomeye. Yajyaga yihisha inyuma ya kamera. Amabanga yo mu banki mu rugo
ntabwo muze kuyakoresha turabasaba ntimuze kuyakoresha cyane buryo kimubanye ntabwo tuza kubishaka mu bizana hano rero hari inkuru nyinshi ziri kuvugwa hano hirya cyane ngira ngo mbabazeho mu minsi yashize hari ikiganiro cy'uwitwa Annette Murava yagize gutya akora ikiganiro cyiza cyane kigaruka ku buzima abayemo nyuma y'uko umugabo we Bishop afungwa Gafaranga ari we Habiyaremye Zakari atawe muri yombi akaba ari muri gereza ya Ririma hari i Nyamata umuvandimwe rero Annette Murava ubwe ku giti cye yivugiye yuko nta kibazo afitanye n'umugabo we ahubwo avuga yuko abavuga ibyo batazi bamwivangira mu buzima bw'urugo bayo bafite ikibazo cyo mu bitekerezo naho ubundi we ngo nta kibazo afite ndagira ngo munyemerere mbanze mbaganirize kano mbakine kano kantu mukumve nimurangiza ubundi tumbabaza ibibazo nk'abantu b'impuguke nzi mufite ubwenge bwinshi cyane mu turaganira ku rushako mu by'ukuri sinzi impamvu ndi kuganira ku bintu by'urushako urushako ni ikintu abantu benshi birukankira ugasanga barakishamamariye cyane reka tuba twumve kuri channel yitwa ngo Bosco Empire ubundi nze mbabaza ikibazo aka kanya nge Songa Isaie izina ryarambuye kuryubaka nimba mugira ngo ndi guca ku ruhande y'iki niko kuri kwanjye nta muntu yigeze muhotera naye mfite mama wanjye kandi umukizwe ntabwo ngewe najya ngo kwihagarika ku logique n'iki gihugu impamvu yatuma nanabikora ni ukubera nzi ibihano umuvandimwe wanjye arimo aracamo ntabwo umuvandimwe wanjye yaba afunze njye nkabitinyuka n'ukuntu abonye amategeko akora hano mu Rwanda noneho n'ukuntu mubaye igitsina gore ntabwo ibyo byo byakunda ni ukunsebya no kumarabika nkabasaba n'ubutabera urareba ino video wese nyine nanjye ubutabera bwo kurenganurwa ariko abakunzi bacu nababwiraga yuko mu by'ukuri nta kibazo dufitanye ikibazo kirahari of course kubera ko dore ntabwo ndi kumwe nawe uwo bita Annette Murava yabanjirijwe n'umugabo witwa ngo Songa Isaie yahoze ari umukinnyi wa football mu makipe atandukanye akinira n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndagira ngo mbanze mpere kuri Annette Murava kugira ngo tujye kuri Songa Isaie wongeye wagarutse mu binyamakuru cyane kubera umugore we yatangaje amakuru kuri kwa Mbabazi Gerard agaruka avuga ati umugabo wanjye aramuhoteye umuze nk'umukinnyi witwa Songa Isaie akajya anyihagarika hejuru mu bikomere mu biki byose atanga ubuhamya bwashigeshe benshi bararambarara cyane avuga ati bimeze bite uwo mugabo nawe araza arisobanura ariko nanone iherere ku muntu rwose waje akavuga ubutumwa bukomeye cyane witwa Annette Murava ati mvuye gusura umugabo wanjye mvuye gusura umugabo wanjye Bishop Gafaranga aranabasuza cyane ati azanagaruka mu minsi mikeya munabonane cyane cyangwa se anabasuza arabakumbuye mu yandi magambo ubwo avuga akakumbuye public itandukanye ubwo rero ndibaza nti ndahera kuri bwana ufite mikoro ubwo ni Madame Lady Mishu Keti mu by'ukuri wowe kira kiganiro cya Annette warakibonye cya mbere nakoze ubundi first of all warakibonye amakuru hari nuko Annette ariwe yifungishirije umugabo Bishop Gafaranga ariko ubu niwe ujye gufata ya mbere akaza gukora ikiganiro akaba ko nta kibazo gihari ariko agatevuga ati kirahari kuko tudatari kumwe kwibaza ko batari kumwe ari hehe ari muri gereza yahagejejwe n'iki n'ubunguru kuba ko ari we uri kuvuga ko nta kibazo gihari avuye no kumusura iyi shusho mu by'ukuri mu mutwe wawe igaragaza iki kumusura byo akenshi ni ngombwa umuntu uramwifungishiriza kandi ukazajya kumusura utekereza ko baganira iki yagiye kumusura kumwe imfungwa umugororwa ahura n'uwaje kumusura utekereza ko baganira iki wowe uri n'umudamu cyangwa se n'umukobwa igitsina gore bubizi byose uko mbona mibanire rwose uko mbona mbona atarakwiriye kuza kuri kamera kuko biriya bintu nabyita kwiyerurutswa ni ukwiyerurutswa nta kibazo bafite kandi umuntu arafunzwe muri gereza wumva ari hoteli isa arimo ari kurya neza ari kuryama neza rero biriya bintu yaje kutubwira ngo nta kibazo dufite ngo of course ngo nubwo tutari kumwe ariko ngo nta kibazo kandi yaragiye akamurega ihohotera rishingiye ku gitsina ubu se aka kanya arabyibagiwe ko bamuhohoteye rero njyewe numvaga ntekereza
mudamu mugenzi we numvaga yari kwicecekera muri bino bibazo Yego. yari kwicecekera pe yari kwicecekera kuko njyewe meruka kumva ikiganiro Chita Magic yivugira ati umuntu uyu umwe wafunguza agafaranga ni Annette Murava. Yes. Ese koko nimba ari we wamufunguza iyo aza ahubwo basi akatubwira ko agiye kumufunguza ahubwo ntaza atubwira ngo nta kibazo gihari kandi gihari ya kirahari kinini ahubwo nanjye ndibaza baganira iki aho sinamenya ubwo yamusuye baganira iki njye washyira mu buroko hanyuma ukaza tukaganira iki cyo numva ubwo no kuvuga ngo yamugeze imbere cyangwa se ariko nta n'umuntu hari ifoto ihari yagiye kumusura yego cyakoze nigeze kumubona anyaruka cyagiye yinjira mu rukiko naramubonye aguruka yes bivuze ngo iki bivuze ko se ari ukwiyerurutsa kugira ngo abaturage bari baramwanze bamukunde kwiyerurutwa kugira ngo tubone ko nta kibazo gihari kandi kuko ntago abanyarwanda turi ibigoryi turabibona ko ikibazo gihari kandi ariko se ko numva ari kuvuguruza ahubwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB yes wibuke ko RIB iri gushinza agafaranga ibyo Annette yamureze ikamushinza icyaha cyo kuba nyine ihohotera rishingiye ku gitsina yego none se kandi aje kutubwira gute ko nta kibazo gihari ubu se agafaranga aranezerewe ari guseka ubu gafaranga aranezerewe ahari byanze bikunze ubu ntaratangira guseka ntari niyakira ko yafunze oya rwose ubu nta nubwo araniyakira Murava mu kanya gashize yanditse ati mvuye kumusura yambwiye ngo abakunzi be arabasuhuza ahita avuga ati hey love you know you are stronger and I know it too God has chosen us together as one ati ndabizi neza yuko ukomeye kandi nanjye ati you are stronger and I know it n'Imana irabizi ko yaduhitiyemo kuzaba turi hamwe nk'umuntu umwe none se yamuregeraga iki iyo yihangana ako ngenda ndakubwizwa reka basi nkubwire kuri njyewe ku ruhande rwanjye nk'umugabo agufungishije oya nta nubwo narega umugabo wanjye ku ruhande rwawe noneho Mishu umugabo agufungishije akaza kugusura kuri gereza wakora iki njye n'ikintu twaganira ndakubwiza ukuri njye nta kintu twaganira ukibona ari wowe tuvuga ati uje kugira ute rwose navuga ati munsubizeyo ingemo se wajya urya iki okay ingemo yo nayakira kurya nta muri musimbura kurya mu bibazo waba urimo byose kurya byo akantu ko kurya oya nyine yabanza akama ibiryo ugatubwira ati mbona ibitugu oya kandi n'ikindi reka nkubwire njye reka nkubwize ukuri ntago wenda ndashaka ngo mbibone wenda wabona ari uko narashaka ariko ku giti cyanjye umugabo wanjye sinajya kumurega ntabwo ajya kumurega agutimbura cyangwa se aguhohotera twabyaranye sinshobora kujya kumurega ngo mwishimire ko bamufunga umwana wanjye azakure yumva ngo nafungishije yarafunzwe byararangiye ariko se kujya kumusura none waza ugahita unabitangaza ati none mvuye no kumureba ukavuga ati twaremewe kuba hamwe kandi ubizi neza ko kiriya cyaha kigeze mu nkiko babyarangiye ntabwo uzi ukuntu iriya couple shamana yanjye shaba gishakana nari nishimye nabyishimiye ndi kumva nyine ari ibintu byiza ariko mana yanjye nyine urumva bashakana Annette bakomeje kumutera amabuye ati se ubwo urumva uzanya akahe gashya karuta ku mugore mukuru none njye najyaga njya kuri kamera ngavuga ati yamaze reka agende nawe yishakira arebe bapfa kuba bakundana ibyo ni ababyeyi bajya bababwira ati uriya muhungu wamwihoreye mama ndamukunda wamukubuza ugashaka kwiyahura niba akabahungu muturusha ubwenge abahungu uzi ko abahungu bamubuza ngo ntabwo dushaka uriya mukobwa umuhungu ukabona wenda si bose ariko majority ntabwo basara yego arakwihorera niyo yaba arakuriye amaturo nka sa arakureka ariko twebwe abakobwa ntabwo wamubuza umuhungu yakunze reka aremera n'umuryango bagaca ukubiri wari wapfa kubona umuhungu waciye ukubiri n'umuryango ngo ni umukobwa wapi ariko n'ubundi Bibiliya iravuga ngo azasiga agende yes ku ruhande ariko turi kumwe na Bwana Tiripati wabonye iyo poste wayibonye ndetse niyo scenario warayikurikiye uko yakabaye hari ibibera mu ngo hari urubyiruko cyangwa se n'abasore bamugitekereza avuga ati je nanjye nashaka yenda umugore akangaragura cyangwa se nanjye nkamugaragura kubona Annette Murava ava gusura umugabo we wagirizwa ko ari nawe wamwifungishirije ku giti cye bitewe nuko ari watanze ikirego ashobora kuba yaragitanze ko bitazagarukira hari avuga ati ngiye kugitanga bamukange itinya kuri RIB mubwira ati nata umugabo wanjye ariko nawe yenda yisanze yareze ikintu kinakomeye kitoroshye kukubwira RIB ngo nabakinishaga
yisanga yagezeho nyamara anamukunda pe birashoboka. Ari umwe mu bantu baragiye n'Inyamata gusura kwa Gafaranga kugeza amagingo aya ngaya. Ukibona murava couple y'abarokore iri muri hasi hejuru ku giti cyawe, wowe wumva gifite icyizere cy'uko wazabona umugore muzima utazakugeza muri gereza? Sindi buhere kuri icyo cyanyuma warumbajije cyuko niba nzabona umugore muzima utazangeza muri gereza, birashoboka cyane bishoboka ko yanjyanayo. Ahubwo ikintu nshaka kuvuga, iyi ni inkuru yatangiye abantu bibaza bati abarokore bigenze bite, abantu b'Imana bigenze bite, ku buryo umugabo tuzi wigisha ijambo ry'Imana ndetse uhugura abandi akaba ari we uri gukora ihohoterwa by'umwihariko arikorera umugore we. Aya magambo rero ya Annette Murava nihuse ubwo ngubwo ntagiye mu by'inkuru abantu benshi barazizi. Aya magambo ndabona mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere hari uburyo bita amatakirangoye. Amatakirangoye ni ukuvuga iki ubwo? Amatakirangoye ni uburyo bwo gushaka kuvuga ni nko kubura uko ubigenza cyangwa se kuba nta bundi buryo ufite mu buryo bwo gukemura ikibazo. Amatakirangoye se? Sibwo nabisobanura gute ngo icyamatakirangoye. Urumva hari ugutaka utakira ku ngoyi, sibyo? Hari ugutaka utakira ku ngoyi. Iyo ukoze ikibazo bakavuga ati ayo ni amatakirangoye shaje. Aha ugataye ni amatakirangoye. Ni igihe utari muri situation nziza ariko nyirumva ni igihe utari nko muri situation nziza ariko nyine ukavuga amagambo n'ubundi atakemura cya kibazo. Wiyerurutse. Aha uramutse bagubambye hariya ukavuga ngo ariko ngo mwandekura ngo nazisubiraho ngo ntago nazongera, ayo niyo bita amatakirangoye. Ni amagambo agusohokamo bitewe n'ikibazo ugezemo, bitewe na situation urimo kandi nta kintu uri buhindure cyabaye. Icyo ni kimwe. Ntago Annette Murava bamushyizemo umugozi kugira ngo ajye kurega umugabo we. Ntago Annette Murava ariwe bamubwiye bati warahohotewe, ndetse benshi banavuga yuko ngo afite uburwayi mu nda bw'ibipfunsi yakubitwaga. Ntago ibyo bipfunsi uwabivuze ari we wabimukubise cyangwa uwabivuze babimukubise ahari. Ibyo byose ni amagambo yiwe bwe yitangarije, sibyo? Ibyo rero kugira ngo bigere kuri iyo level niwe ubwe wabigizemo uruhare. Annette Murava aka kanya ndi kubona ko ibyo ari gukora ari kubona hari 50-50 yuko abona ko umugabo washobora kuba yarekurwa. Yego. Hakaba abona yuko ari nandi 50% yuko wenda ashaka gukatirwa igihe gitoya. Akavuga ngo ese umugabo wanjye naramuka afunguwe akaza akasanga naramutemeyeho itaka, bizagenda bitanyuma yuko agera mu rugo. Yego. Reka we yaravuze ati naza azabona ibyo namubwiye ko ndamwanga, ntago mwanga n'igihe azagarukira azabone ko namubwiye aya magambo. Yego. Bivuze ngo yiteguye kongera guhura n'umugabo we. Ntiyiteguye kongera guhura n'umugabo we bari muri za saga zo kurakaranya. Yiteguye guhura n'umugabo we amufata nk'ari umugore wahindutse, udashaka kongera kumujyana mu mategeko. Reka. Yego. Bivuze ngo arimo arashaka gukirininga isura mbi, arashaka guhanagura isura mbi yarafitanye cyangwa se niba ari n'ingeso cyangwa se niba yaragiye yenda banakimbirana barwana nagaruka azavuga ati urabona ko nari nkwitayeho, urabona ko nakurwanyeho. Ibyo nize narabyize udahari, nabonye ko kuba ngenyine ntabishobora, nisubiyeho. Ni nko kubwira Gafaranga naramuka asohotse akabona zira speech ziwe, bizatuma nawe avuga ati ariko nanjye reka mpinduke kuko n'umugore wanjye yarahindutse. Ni ukuvuga ngo hari ukuba uri kwicuza, hari no kuba nta bundi buryo wavuga. Nta kindi kintu n'ubu twakwitega kuri Annette, kuko n'undi ntago Annette yagenda ngo avuge ngo n'ubundi nibamufunge ngo bibaye byiza ngo twabona ngo yahamamo ngo twabona bamukatiye 5 ngo nibyo byanshimisha. Si amagambo meza yo kubwira umugabo mwabyaranye, ntago wabivuga. Bivuze ngo nta yandi magambo n'ubundi yo kwitega kuri Annette ngiye mbibara nk'atari n'inkuru. Ntago ari inkuru yo kumva ko Annette yavuze ngo umugabo waramukunda n'ubundi aramukunda. Yagiye kubana nawe, abantu benshi bamubwira bati uri kujya kwa Gafaranga gute, ugiye gusimbura umugore wundi, ugiye kuzana iki gishyashya, nakaye gashya ugiye kuzana. Ngicyo navuga kuri iyi nkuru nuko twanagiye tubona situation nyinshi z'ingo zisenyuka. Akenshi umugore ajya gusabira imbabazi umugabo ariwe bamwifungishirije. Siwe wa mbere ubikoze, ni benshi. Ndetse umwana afite n'ikiguma, we ntango ikiguma afite kigaragara mu maso. Umugore ajya kuri riba apfukamye arimo aravuga ati nubwo mfite uruguma ariko umugabo wanjye mumureke. Kandi ari we
mundekera umugabo yego ndekera umugabo abana bari kurira barashaka umugabo agataka akavuga ati ariko abikora bigenze bite ni hahandi wa mutwaro abagore akenshi babumva ko bashobora ari bonyine uba bamaze kubona ko batawubasha hari igihe ushaka kuvuga ngo umugabo ngiye kumurya amafaranga ngiye kuburya amafaranga n'imitungo ye yagenda gato nyuma y'ukwezi ukahita ubona ko ya mitungo ye kugeretse ku mutwe utabasha kuyikontorora icyo ni kimwe n'abakene nabo hari igihe barakavuga ngo nubwo umugabo wanjye yankubitaga ariko yajyaga gupfa agasakazana 2 agahita abona ko wa mwana rya shuri yishyuraga nubwo ari muri 9 years basic yishyuragamo 6 atazongera kubibona aya magambo ari kuvuga niyo umugore wese yavuga ayo niyo wise wowe amatakira ngo yego ariko tukiri hano urumva ntekereza ko atari kuza imbere ya kamera basi yabireka sibyo iyareka imbere ya kamera kandi kuko izisaga arimo nagaruka kandi karegiye Omar yavuze ko harimo no gukorera udufaranga hari ukuza imbere ya kamera wenda udufaranga niba turimo no kuza imbere ya kamera agira ngo azure canoye agira ngo buri wese yarategereje buri wese yarategereje speech ya Annette Murava ibuka tujya hariya mu Bugesera kujya kumureba twaravuga ngo buri munyamakuru wese wakora inkuru na Annette byaryoha byabirangiye ndetse byabinarangiye cano yabigizeho izamuka ikagera uko nge navuga ko yatinze yaratinze ikiganiro kimaze kurebwa n'abantu barenga 200 urabona biriya bintu no ibaze ikiganiro kimaze kurebwa n'ibihumbi 200 buri wese yarateze kumva ngo Annette azavuga iki naza azavuga iki rero navuga ko yaje mu gihe cya nyacyo ngewe wenda ku giti cyanjye nari gushyuyaguzwa nkaza mbere niba ari umuntu ari gushaka gutwika nk'uko uwo yabivuze yaba yari kuza muri cya gihe cy'icyumweru kimwe akimara kuba hadahari ntabwo byari gukunda yari akibabara mu nda we yari akibabara we wazuba yararwaye kamera n'imisongama ntabwo byakunda imisonga yarakubitaga amagumi mu nda no umugore wabyaye gukubitamo ingumi usibye ko hari amagambo menshi batagiye basohora ariko aramukunda bigaragara ko amukunda oya gukunda nako reka nkubwire erega nazi bana zidakomanya amahembe urumva gukunda nako nase wajya gushaka reka nkubwize ukuri hari abantu bishiramo ngo runaka yagiye kurya amafaranga ya runaka kankubwire ntago wajya kurarana n'umuntu murare mwambaye ubusa 2 3 iyo filime se ntiwayikina mwararanye mwambaye ubusa mwese murakundana ariko birarega bari ukwihakabyiza bro ntago ari permanent ngo umubiri ukuriye biriya ni umubiri turavurana imibiri urumva amereza n'utwanya nigendere ariko umukozi ukora ataha n'umukozi ukora abamo buriya ntago bari abakozi babangamirwa kimwe cyangwa babangamirana kimwe buriya umukozi ukora ataha aryoherwa cyane umukozi ukora ataha uryoherwa n'akazi kurenza umukozi ukora aba mu kigo yego rata ese koko urakoze oya ujya mureka kubeshya wenda tuvuge hari mu nzu yawe hari aho urumva ufite umukozi ukora ataha n'umukozi ukora abamo ninde muntu ubona ukubangamiye cyane umuntu ukubangamiye ni umukozi ukora abamo cyane of course ariko nanone ubangamirwa n'umukozi ukora ataha iyo ukeneye ya service yatashye okay reka nkubwire nyine ubundi muri make buri kintu cyose bigenda bite igihe ukeneye service wa mukozi yakagukore kandi yatashye erega buri kintu cyose kigira ingaruka kuki umukozi ukora utaha ahembwa menshi kurenza umukozi ubamo umukozi ubamo abana konsoma n'ibiryo akugora bamunana mucumbikira kugora none se ari kuvuga ukabura ukuki none se mishu ndibaza ngo ese ni ikosa ari gukora kuba aza akatumisha amakuru y'ibyabereye kuri gereza ni ikosa ntabwo bikwiye kaza kutubwira ibyabaye ku mugabo we none igihe cyose bababonaga se yatubwiraga ukuntu babana n'ibiki kuki none aje kuvuga kwa numva byanga byakunda umugore kugira ngo azatobora avuge biba bigeze kure biba bigeze kure katazaga ngo aho hantu nanjye ndi kumwe na Misha kuko bajya kumupompa izo ngumi ntiyaje ngo avuge ngo bampompye ingumi bajya kumukubita ntibigeze bavuga ngo bamukubise yitubwira n'ibyo kuri gereza turabizi ko afunze turabizi ko gafaranga afunze ndetse turabizi ko ari muri 30 jours iyo 30 jours ni erega gafaranga afite abakunzi kandi ashobora kugenda akavuga ati ubambwirire abakunzi se ntibakiriye ibyarimo twarabyakiriye ubambwirire ko bakumbuye wabwire ko mbakunda natwe turamukumbuye ariko sinzi impamvu yenda muri kubivuga musaka kandi nyir'ubwite we abivuga babaye
avuga ati umugabo wanjye nayo gukubitwa impamvu burya ngo twarafatanye ukuvuga ngo agaho kari kundi karahandura impamvu bashobora kubivuga babaye twe tukabivuga mu buryo ubwo ari bwo bwose dushaka ntabwo dufatanyije uburibwe nawe tujye tuvuga reality uko imeze buriya uzapfusha tuze kugufasha gushyingura ariko uzasanga dusaba gukaraba nuramuka udashyizeho umuhango wo gukaraba nitse gukarabya uzabigenza ute ntabwo uzikarabya umuhango wo gukaraba uzasanga benshi batahiye ku irimbi nyine ku irimbi bamaze gushyingura bahite bataha ariko nibavuga ngo hari umuhango wo gukaraba bose bazaza ariko nibavuga ngo nta muhango wo gukaraba uhari uzasanga mu rugo usigaranye n'umuryango wawe uzi ko wicwa n'inzara mani ku kiriyo bakarya bagateka ngo baraje gukarabya nose wakwishimira yuko kandi inyama ku kiriyo ngo ntabwo byari sawa iyo gukaraba urishima inyama ngo zari mbi none dusigaye dushikura inyama nyine urumva gukaraba abantu umuhango ukurikirwa n'ibyago ese umuhango wo gukaraba uzi ikintu uvuga uzi icyo usobanuye umuhango wo gusobanura nyine impamvu gukaraba ukishima ni kubera iki ese iyo ukarabye urarakara iyo ukarabye urarakara gukaraba se bikoreshwa no ngo nyuma yo gushyingura impamvu hajyaho umuhango wo gukaraba usibye gushyiraho bya mihango ngo aho batagukarabije bikutera ikibazo ariko ni umuco wa kinyarwanda uri kumva ni umuco wa kinyarwanda gukaraba umva gukaraba ngo ni bibi kuba uvuye gushyingura ntujye gukaraba ni bibi ahubwo sinzi ngo ahantu bibera bibi sinzi wenda icyo ari cyo urabona iyo umuntu ari gushyingura kibuno imbere wayoraga itaka ugashyiraho sinyekiza ko ririya taka ryo muragiye kugira gute ari umuhango wo gukaraba baba bashaka ngo dukarabe ririya taka biriya bitaka ry'urupfu ryikureho wenda abatarikoze utazanakwadukira ririya taka ntabwo ari bose barifata ni umuhango reguri ahubwo banakubwiraga yuko umuntu utinze ku irimbi agataha nyuma y'abandi uzareba barangiza gushyiragaho itaka buri muntu avuga ati reka nayo hakiri kare urumva umuntu watindaga ku irimbi agataha nyuma y'abandi aheza mu ijuru akenshi ngo niwe utahiwe akenshi ngo niwe utahiwe iyo usigayeyo hari ikibazo nshaka kubaza ni kimwe ubwo ni urugo rwa Neti murava nk'umusitari ndetse n'akafaranga nk'umusitari Mishu mubaze ikibazo cy'amatsiko yego mu by'ukuri tujya tubona abantu benshi binubira urushako bakavuga bati twebwe rwose nk'uje imigozi y'iki gihe ni ikibazo gikomeye bakavuga bati umwe akavuga ngo baratandukanye ntiturebere urugero ku bazishoboye nk'ubu Kerema Knowless bariyibaniye imyaka igiye kuba magana ngahe turebe nda n'izindi ngo zagiye zizamo bande yande bagiye babana n'abasitari bibane yes barabanye neza babacyuzuna bande bose barabanye n'abagabo babo wenda ntabwo tubizi nimba babanye neza icyo kubana neza ntitubana nabo ngo turabimenya ariko ndibaza nta ngaruka mu bigaragara yes nta ngaruka bizatera kuri Aneti mu rubyiruko abafana babo bakavuga ati yewe niba mu basitari b'abarokore noneho zimeze kuriya banyarwanda mushaka gushaka nimwirukane nababwira iki erega urubyiruko wenda bariya nibo tuba twabashije kumenya kuko buriya ni akabarore bariya ni babandi tuba tubasha kubona ariko ubundi zisenyuka ni nyinshi uba bafunze ni benshi abaraye bakubitana amangume ni benshi abakomerekanije ni benshi ariko umva nubundi ngo umuhana avayo nago umwana wamubuza gushaka barashaka ariko nje ku giti cyanjye ngiye nkurikije ngo kuno ndi kuzibona Imana ishimwe ko nifitiye n'abana yego shatse akarenge kanjye nagakuramo nkagenda buhoro ingo zirashwana ubu se ubu njye nzaza nzanye iyi innovation mu rushako urumva utazashobora reka nkubwire fata mikoro neza umubwire kankubwire ubu naringiye guhereza umwana nzajya mubaza atavuga ko ku giti cye nta kibazo reka niyegeze mugiye kuririmba reka mbabwire sibyo nawe mbujije gushaka ntimurebere no kuri Aneti murava n'ubundi hari ingo ndabizi zimeze neza zirahari zimeze neza pe zimera nka bya bindi ngo nazibana zidakomanyisha amahembe ariko nanone ayo mahembe ntacike ntibayavunagure hari ukuntu mushwana amahembe mukanayavuna sibyo so rero njyewe ku ruhande rwanjye ku giti cyanjye gushaka bikubiye gake cyane ko n'abagabo banabuze bazima ariko se abagore bazima mwebwe murahari abagore turahari hera kuri ngiye koko mupaga ubu si ndi muzima niko ugiye kumbwira waranshatse ndakunanira ubu tiripoti twicaranye yaravuze ati reka nkupropose mwana rwose twirirwa nanywe umutere rivi ndanga ariko abafite ubwo kutanamwemera rega ese reka nta cyizere gihari yuko ese wumve nta cyizere gihari yuko umugore wamushaka urumva ushaka kuvuga uti giye mu by'ukuri urabona ko ndi umusore ukishakira cyangwa se ni mu nzira y'amajyambere ejo gitondo wamugeza mu rugo ugatangira kumusaba ibya mirenge atanabifite cyangwa yabibura ukamujujubya paka umugejeje magiragere izo mpungenge ntabwo zaba zihari kubera ko mbona mu rugo nta mafaranga asahari
ese umugabo aturuka agahita akubita umugore nta kintu apfuye agahita bati oya baragipfa ariko nanone umugabo ukubita umugore ndakubwiza ukuri kwa mugani wa maji ni imbwa umugabo ukubita umugore aba ari imbwa pe nose umugore ufungisha umugabo mwani aba yafungishije imbwa aba yafungishije uwamunani aba yafungishije ariko maranye cyokoze shaka bigasekwa nk'akeza buriya neta arababaye none yaraje abivuganishaza urumva keretse mwebwe nimba hari ikibazo mushaka gukreye ariko ntabyo muzabona ndibaza ko kwa neti ninde wamubwiye ngo ajye kurega umugabo none hari umuntu wasekeje atari ko se murega ngo babahoteye ngo igitsina ni mama mwarashatswe n'ubundi ngo mujye kujya kubikora ngo kubikora utabishaka urumva wavuye mu rugo masenge akubwira ati ugiye kurongora ujye umuha abagabo bakunda ibi wahagera ngo ari kubinsaba uziko ariko buri umugabo n'abashyitsi baba bari muri salo yakumva agasonga gateye akakubwira atumva madango no akakongorera gahoro bakagira ngo mugiye kubazanira nk'icyo kurya cyangwa icyo kunywa mukaba mugiye mukubise kamwe mukagaruka muri salo mwishimye none yako yaba ari take umugore ari guseka ngo rwose muzagaruke bashyitsi beza reka nkumvishe no mugabo tuvende kwa gafaranga na neti twambuke tujye kuno mugore wavuze ko yashakanye n'uwitwa Izayi Songa nawe tumuvuga haruguru uretse wumve buryo cyarabanye n'umutware we niyo ufata umurambo ukawutereka nk'umwana umutereka natana kuko nakwise umutwe nta nubwo nakubise cyane kuko marira mu wayikura biba agukora gutyo mwarabyaranye n'ukuri kw'Imana yego Theo nawe urubyiruko nk'abandi bose ejo mu gitondo uzaba yego uri kurira se Imari bireye imosiyo wallahi ibaze gufata uri kumva umugore mwabyaranye mani mwararanye amajoro ye mwakoranye buri kimwe cyose ya mupaga nago ari ibintu byiza mu byukuri ngiye nkuko hari ihohotera wumva ko kukumva ni ihohotera iryo bita ngo rikorewe igitsina ko kukumva rifite n'ishingiro pe uwo n'umugabo mugenzi wawe wanyaye hejuru y'umuntu wamubyariye nyamara kandi aramukura mu cyuma amukubitira imbere y'abakozi Isonga Izayi wanyuze mu ndangagaciro nyinshi yakaba yari avamo umugabo muzima Isonga Izayi waciye mu academy k'Isonga byibuka Isonga Izayi wajyanye n'abakinnyi mu gikombe cy'isi Isonga Izayi waje agakina mu equipe mu Rwanda nka SD Kigali yakinnye muri polisi Isonga Izayi wagiriwe inama nyinshi wanyuze mu bagabo navuga yaciye mu bagabo ntabwo ari Songa Izayi twakabaye twumva akora ibintu nk'ibi ngibi icyumvikana nuko wenda leta nayo iri buze gukora ibyayo ndetse irenganura uyu mubyeyi ariko icyo kintu ko cyo mubyeyi yabicecetse nuko byaba byarabaye kera birashoboka ko yaba yarabanje kugira ubwoba nyuma hakabaho n'ibindi byinshi bibi kurenza ibi akavuga ati reka noneho mbishyire ku mugaragaro cyane ko yavuze ko umukozi ashobora kuba afite ako kavideo cyakoze niba nta gahari karimo yarakamwumvishije niba gahari afite ikimenyetso cyo kumurega ariko akabaye nta gahari kandi kaba byarabaye kera Songa Izayi hakana yuko ibi bintu bitabaye kubera ko ngo afitemo umuvandimwe ufunze urumva bakavuga ati si umuvandimwe wanyu kafungiye mwene ibyo bintu urumva ngiye bitaramaye urugero uti ntabyo nakoze nuko marabeka nuko ngo n'umuvandimwe we afungiye semu icyaha kandi abari kureba babonye tamunera kino kiganiro babonye ukuntu uwo mugore ari mwiza pe ni umugore mwiza gishongora umusilamukazi ewana wemeye guturika araza aravuga ngo byangendekeye gutya umugani ahubwo kubera iki ikibazo wenda nshaka kubaza nka Mishu wenda ikibazo namubaza Mishu kubera iki abantu tubona ngo ni abagore beza fizikali nyine tubona tukabona barasa neza ari bakenshi abagabo babo bahohotera cyangwa se ari n'abakenshi usanga mu ngo zarabananiye biterwa n'iki njye ni na gakeya cyane ikintu gishobora kumbabaza gutya imbere ya kamera nkarira ni imitwe agiye kunsetsa byita uko ushaka sibyo ariko bino bintu birababaje ariko ntabwo amarira yasohoka ku bw'imitwe rega amarira ni ikintu gikomeye buriya ikintu ntabwo nshobora ngiye kurizwa n'ikintu cy'amafuti mu by'ukuri aho bigeze abagabo ngiye nsigaye mbona bateye ikibazo wirira rega none se ko nawe uzashaka
hari nubwo nawe uzabona n'ubirenze n'uwisonga izaye birababaza none se ubwo umukiri gise ntiyaseka muri abagome mani mundeke uri kumva njyewe mani bino bintu birababaje nimba umugore wakubyara iyo bamwabaga muzi ukuntu kubyara bibabaza byonyine umugore wajya umwubahira icyo kintu ukavuga uti yega abagore harimo abadashobotse ntabwo mbihakana hari abagore tunanirana pe umugore ugasanga yananiye umugabo ariko basi wamubishije hakurya wica umugore urubozo ufata umugore wabyaye abazwe ukurure hasi umwihagarike hejuru fashu komera iyi nkuru irambaje mani komera rwose bije kurira koko byanyanya sicyo cyane rero aya marira y'abagore umuntu witwa Songayizaye n'undi mugabo uwo ari we wese ukubita umugore bigatuma umugore arira ngenda bizi n'umuntu urakera reka amatera agastori gato iyo hagiraga abajura bajya kwiba mu rugo umugore akabimenya akavuza induru iyo nduru ntiyajyaga igwa amahoro abajura yego noneho tekereza amarira y'abagore ngo wabakubise umugabo ngo ukubise umugore ni imbwa nubwo ntemeranya n'uvuga yuko umugore ukubise umugabo nawe aba akubise ndabyemera wenda nabihoze mbivuga abagore natwe hari ubwo tunanirana pe ntabwo mbihakana ugasanga umugabo waramuruhije waramugoye ariko basi wamuhunze ukagenda urajya gukubita umugore uzwi n'amarira y'abagore wamugana atera umwaku niba abagabo usanga arashaje ariko ashaje ubona hari ikintu kiraho utamenya ubundi muri gupfa njyewe umugabo wanjye mbona amohotera cyangwa se wenda mbona bitakunda nabonye uwo mukinnyi yari afite n'umupfumu mbona bitakunda nacaho nkagera afite yajyaga no mu bapfumu uwo mukinnyi ntabwo byabura kuko n'ubundi iyo ni karande y'abakinnyi niba yarabaye umukinnyi akaba atarabyizeye akaba yarahuye n'abatoza babi agakura yizeye ko ubupfumu hari ikintu bumumarira hari abantu wenda ntabwo turi bujya muri siporo ariko hari igihe ukurira muri kariyeri runaka ugahura n'umuntu ukubwira yuko ibintu nubyizera bizagira icyo bigufasha ukanavamo no muri icyo gisata wabagamo ukajya mu bindi nabyo ugasanga ukuza birimo ntabwo rero twabitindaho kuvuga ngo yajyaga mu bapfumu biranashoboka ushobora gusanga barabubwiye bati jya mu bapfumu umukorere ibi n'ibi umunyare mu matwi no mu ntuza kuko ntabwo numva ko ibyo bintu bitarimo amadayimoni ibyo bintu ntabwo mbyumva ibyo bintu ibaze umugore w'igishongoro rwose w'igituko abagabo bifuza bararikira nakubwiye ngo ikibero cy'umukobwa ntabwo kimubuza kuruka cyangwa se ubwiza bw'umukobwa rega ako kantu karakomeye uvuze ngo nakubwiye ati ikibero cy'umukobwa ntabwo kimubuza kuruha cyaba cyiza gute cyaba kiyaga niyo wajyaho bamennyeho amavuta y'inka yanga yakunda iyo yashatse nawe araruha umukobwa ariko cyo koze basi Imana tubabare tujye dushaka neza kuko umugore ntabwo uzi ukuntu umugore anezerwa iyo afite urugo rwiza ariko namwe rega abagore namwe usanga dusigaye tubazwa byinshi umugabo arabazwa guhaha akabaza kwishyura amashuri y'abana akabaza kubagura iniforume kwishyura inzu akabazwa n'akabariro ngo kagende neza nyamara uko yakoze niko yarashoboye wari ubizi neza akabariro ko ariko gatuma muhura nyine yakoze uko akabariro wagakora ibibazo byuzuye oya ngiye icyo mbaza ni kimwe ntabwo yavuze ko atakaguhaye ariko yakoze akashoboye ariko hari ibintu ushaka by'imirengera abasore ajya kunywa bya binini byanda kwica oya reka rero nkubwire oya n'abagore bajye borohereza abagabo mu gihe umugabo atashye arushye cyane amworohereza gusa usibye ko hari n'abagabo bigize amapfizi y'akarere nabo bagenda bakirirwa mu bakobwa akaza abeshya ngo ararushye nese tuzabwirwa n'iki utubwiza ukuri biragoye ikibazo noneho we niwiriwe mu bagabo ntiwiriwe mu bagore sibyo hari umugabo ukora uko ashoboye agakora ibyo abashije umugore akirirwa avuga ngo umunota umwe none se akanota k'amafuti koko kandi mu by'ukuri ba witonze kuki usa udashobora kumwegera ngo umubaze ikibazo afite yegora urumva umuntu wagiye mu bagore ntabwo yaza ngo akore umunota umwe biragoye subizi ntabwo uzi abagabo kundusha subizi oya na experience ifite nyinshi cyane akunda no kwango umugabo aramutse yagiye guhura n'undaya akaza mukaryamana ntabwo yakora umunota umwe